akagenda akiri agahinja akaba yamutoboza ugutwi, akaba yamutoboza se n'izuru, akaba yamutoboza se nk'inshuro 5 hano ku gutwi, ugasanga yaragatoboye inshuro 5 n'agahinja kuzuye intoboro hano, cyangwa nayo yaba ari rimwe cyangwa no kuzuru, ugasanga kana kari hariya nyine ko ntikazi ni riva nirihumye ntabyo kazi, ariko ni umurimbo umubyeyi we yamuhaye. Ugasanga umwana afite umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, umubyeyi mu buryo bwo kumurimbisha yaramufasha amutwara muri salo baramusuka, ugasanga umwana wamusutse yaramusutse we nta kindi kibi yaragamije ntaki, ariko aragiye amutwaye muri salo baramusutse, barakweduye imitsi y'umwana, umwe akuruye aha undi akuruye aha, turaba mama tujya gusuka tukumva ukuntu bari abantu basuka. Ugasanga rero tumutwaye muri salo, umwe akweza aha undi akweza aha, umwana afite umwaka, umwana afite imyaka 2, afite imyaka 3, wa mwana ubwonko bwe ntiburakomera. Buriya turabasuhuje mwese bakunzi ba Team TV, Kristo yazakuzwe, yambi muraho muri amahoro mumeze neza. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, kandi nejejwe no kongera kuba mbonye akanya ko kongera kuganira namwe. Yego, uyu munsi rero ndi munsi mwiza Imana yatugeneye, ni umunsi w'umugisha, ni umunsi w'umunezero. Kubera iki turiho kandi ndiho ari muri twe, ariho muri twebwe. Yego, so nshimye Imana cyane rero idushoboje kongera kubonana, kongera kandi imbere yanyu mbazi ko mumbona, namwe mbona mwasomye, mwakoze share, mwakoze subscribe, mwakoze like, mwakoze mbasa naho turi kumwe mbareba gutya. Rero nejejwe no ko twongeye kubonana. Kadushime rero Imana ibatumye twongera kubona akanya. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro, tunejejwe nawe cyane, tunejejwe n'ineza yawe, tunejejwe n'umugambi wawe, tunejejwe n'umuteguro wawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Turagushimye kubw'uburinzi bwawe, turagushimye ko kurinda ubwoko bwa hirya no hino, turagushimye ko ari wowe turinda mwami, turagushimye ko ari wowe turwanira kandi ukadutsindishiriza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Gahunda yose regiye kubera hano, turakwinze wa Mana kugira ngo abe ari wowe uyishoboza, wewe wenyine muri twebwe uganze, amagambo turi buvuge, ibikorwa turi bukore ntaba ari twe, sinumvikane singaragare, mwami unganze, abe ari wowe ugaragara, abe ari wowe wumvikana, kugira ngo ubutumwa yateganije bugere kuri wa wundi wateganije ko buzamugirira umumaro. Nuko rero Mana we sanga buri wese ahari umugirire neza, umuha umugisha kubwo kubana natwe umunsi ku wundi, umuha umugisha kubw'urukundo akunda Team TV, umuha umugisha kubw'ineza yagirira, kudutekerezaho neza, kutugambirira neza, ndetse no kugira ibikorwa akora bigaragaza ko turi kumwe. Umuha umugisha nyaguhora ku ngoma. Gahunda yose rero hano tuyishyize mu biganza byawe, kandi tuzi kuri Imana ishobora byose, ubikore nk'uko wabigambiriye kandi bisohore nk'uko wabigambiriye, izina ryawe rishyirwe hejuru muri byose mu izina rya Yesu, amen. Yes, rero bakunzi ba Team TV, nk'uko nabibabwiye, uyu n'undi munsi Imana yatugeneye kugira ngo tunezererwemo. N'undi munsi nzanye ubundi ubutumwa bw'uyu munsi burareba ababyeyi, abamama cyangwa se yenda n'abapapa bashobora kuba babana n'abana, uburyo bwo turimbisha abana bacu. Uyu munsi nje kugira ngo tuganire ku murimbo turimbisha abana bacu, uburyo turimbisha abana bacu mu myambarire, umurimbo wose wo tuzi wo dukora ku bana bacu. Uyu munsi ndagira ngo rero abe ariho tuganiraho. Maze iminsi myinshi njya nganira n'ababyeyi batandukanye, maze iminsi myinshi ndeba abana batandukanye, nanjye ndi umubyeyi nagiriye ubuntu bwo kugira abana,
rero ndagira ngo turebe ngo ibyo bintu byo turimo dukorera abana umumaro bibamarira. Amaze iminsi rero ndeba abana bacu, abana b'abakobwa, abana b'abahungu, uburyo tubambika, uburyo tubasokoza, uburyo tubakorera imisatsi, uburyo tubakorera inzara, ibintu byose mbese byo dukora ku bana bacu mu buryo bwo kubarimbisha. Ndagira ngo muri rusange aba aricyo kintu tuganiraho. Nk'umubyeyi rero cyane cyane nagira ngo mpere ku bana b'abakobwa. Abana b'abakobwa hari imirimbo myinshi yo tubakorera kandi ko bigatuma aba bana bagaragara neza cyane. Ababyeyi muzi kurimbisha abana banyu, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Gufata akanya ukashakira umwana wawe umwenda ari bwambare, ukamushakira style yo bari bumusuke, ukamushakira urukweto ari bwambare, ukamushakira socks ari bwambare, ukamushakira utwenda twose agomba kwambara, akabona urahihibikana y'umushakira, wa mwana bimugwa neza cyane. Icya kabiri, wa mwana iyo ufashe umwanya ukamwisukira, niba ari umwana w'umukobwa ukamwicira inzara, ukamwuhagira, ni ukuri bya bintu bigwa neza cyane wa mwana. Noneho rero ndagira ngo n'abapapa niko bigenda. N'abapapa ubu ngubu habayeho rwose ibintu by'ubufatanye, ntabwo byandi bya kera ngo umugabo ni uwo kuragira gusa, umugabo ni uwo guhaha gusa, umugabo ni uwo kuba ujya mu mirimo itandukanye, hejuru y'inzu kubaka, munsi y'imodoka gukanika, bla bla bla. Ubu byarahindutse, no mu rugo iyo tuhageze turafatanya, kuko nibyo byose abamama nabyo Imana isigaye yaraduteye irindi teka, byose tubijyamo tukabifatanya. Bivuze rero ngo no mu kazi ko mu rugo abapapa nabo nzi ko dusigaye tubifatanye. Yewe hari nubwo biterwa n'ibintu bitandukanye. Hari nubwo ari wa mupapa amufite cyangwa afite abana, byarabaye ngombwa ko mama wabo abasiga, nuko wa mubyeyi w'umupapa akari usanga yirerera abana. Nuko rero hari iyo gahunda yo kubarimbisha, ukaba rero umwiyuhagirira, ukaba rero umwambika, ukaba rero umushakira imyenda, kwa kundi uko uhihibikana rwose ubishaka, umwitayeho, umuca inzara, mureba akantu ku kandi, umukurugutura. Utwo ni utuntu twose tugwa neza abana bacu, nakicara kumva anejejwe nawe mubyeyi, uburyo amuhaye care, uburyo mwitayeho, n'ibintu bishimisha cyane. Rero uyu munsi ndagira ngo turebe imirimbo tubarimbisha niba yose ariko ikwiye kuba ibagenewe. Yes, ibyo byo twavuze, uramurimbishije, umushakiye imyenda, uramuciye inzara, uramusokoje, ugize ute, ibyo bintu ni ukuri wa mwana bimugirira umumaro cyane, bimujya mu bitekerezo bye, bitekerezaho cyane, akareba uburyo mama we cyangwa papa yamwitayeho, akumva ni ibintu bishimishije umutima we cyane. Hakaba nubwo agiye muri bagenzi be akagenda akabyirata, you know what, uyu munsi dadi niwe wanshakiye imyenda, uyu munsi dadi niwe wanyuhagiye, uyu munsi dadi niwe wansokoje, uyu munsi dadi twajyanye mu bathroom anyereka uko babrosa, uyu munsi dadi akaba dadi muri bagenzi we, ukumva ko ni ishema byamuteye. Hakaba n'undi nawe akagenda akambwira ukuntu yatekanye na mami muri weekend, baratetse bari kumwe baraganira, akamwereka uko boza ibyombo, akamwereka uko yihanagura. Uzi yuko mami buriya azi guteka, uzi ko mami buriya azi gukora ibi, uzi ko mami buriya yanyigishije gukora iki. Ukumva ko wa murimo wamukoreye n'uburyo none nawe wamwigishije uburyo bwo ashobora kuwikorera, byamushimishije cyane, byamukoze ku mutima, bigera naho ajya kubiratira bagenzi be. So uyu munsi rero ndagira ngo turebere hamwe, ese imirimbo yose yo turimbisha abana bacu irabakwiriye? Imirimbo turimbisha abana bacu yose niko ibakwiriye? Ndagira mpere ku mwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa usanga umubyeyi, yaba umupapa cyangwa umumama, twese dukunda bitandukanye. Ugasanga rero umubyeyi we akunda ko abona umwana we atoboye amatwi, akagenda akiri agahinja, akaba yamutoboza ugutwi, akaba yamutoboza se n'izuru, akaba yamutoboza se nk'inshuro 5 hano ku gutwi. Ugasanga yaragatoboye inshuro 5, n'agahinja kuzuye intoboro hano, cyangwa no yaba ari rimwe, cyangwa no kuzuru. Ugasanga akana kari hariya nyine ko ntikazi ni riva nirihumye, ntabyo kazi, ariko ni umurimbo umubyeyi we yamuhaye. Ugasanga umwana afite umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, umubyeyi mu buryo bwo kumurimbisha yaramufasha, amutwara muri salo, baramusuka.
baramusuka ugasanga umwana uwamusutse yaramusutse we nta kindi kibi yaragamije ntaki, ariko aragiye amutwaye muri salo, baramusutse barakweduye imitsi y'umwana, umwe akuruye aha undi akuruye aha, turaba mama tujya gusuka tukumva ukuntu bari abantu basuka, ugasanga rero tumutwaye muri salo, umwe akweza aha undi akweza aha, umwana afite umwaka, umwana afite imyaka 2, afite imyaka 3, wa mwana ubwonko bwe ntiburakomera, ariko turimo turamurimbisha tumushyize hariya. Uwo n'undi murimbo nawe ugasanga umwana w'umuhungu twagiye kumwogoshesha, cyangwa undi yahisemo kumukorera amadredi, yari umwana muto ashyizeho niko yumva kumurimbisha, aramurimbishije amushyizeho amadredi cyangwa arawukaraza umusatsi, ibyo dusigaye tubona bigezweho bijyanye yenda n'umuhanzi runaka cyangwa byakurikije umukinnyi runaka, cyangwa uwa mubyeyi akabahisemo akavuga ati uku niko misemo kurimbisha umwana wanjye, niba ari iyo misatsi ikaraze, niba ari amadredi, niba ari imirongo mu mutwe, niba ari ukumusigiramo akabara k'umweru mu musatsi ugahinduka ukaba nk'umukinnyi runaka, niba ari ukumusigiramo iry'umutuku bigahinduka bikaba nk'iby'umukinnyi runaka, uwo nawo ni umurimbo ababyeyi bakorera abana babo. Hakaba rero n'uvuze ati rwose umwana wanjye nubwo ari umuhungu ariko agira inzara nziza, numva ashimishijwe no kubona nasizeho verine, akajya agenda uko bagiye muri salo na wa mwana bakamusiga verine, rwose ni umuhungu cyangwa ni umukobwa akamurimbisha nikabyumva, uwo ni umurimbo nawo. Hakaba rero ugiye nanone akavuga ati umwana wanjye mukunze ahantu hose yambaye umukufi, akamugurira umukufi wa hano, akamugurira umukufi wo ku maboko, akamugurira umukufi wo mu nda, akamugurira wo ku maguru, akamugurira se n'impeta yo kwino, uwo nawo n'undi murimbo ababyeyi bashobora kurimbisha abana babo bakurikije imyumvire yabo n'uburyo bakundamo umwana we kubona arimbye. Hakabaho umubyeyi uhitamo agafata akana k'abakobwa akakambika agakabutura, akamukangana yenda n'akakenda k'imbere, akakambika se akajipo kareshya n'ako kenda k'imbere, ku buryo umwana agira atya gusa akakenda k'imbere ukakabona, akaba yamwambika se akenda kagarukiye hejuru y'inda n'akandi kagarukiye munsi y'inda, inda uruhande rumwe ruri hanze rugaragara. Uwo n'undi murimbo umubyeyi ashobora guhitamo akarimbisha umwana we nikabyumva. Hakaba ushobora kumwambika imyenda nyine mukwiye, yambaye yikwije gejeje mu mavi, ese yambaye ipantaro ndende igera hasi, ese yambaye agakanzu kagera mu mavi, ese yambaye agakanzu kamukwiye kamwambitse wese, uko nako niko wa mubyeyi we yahisemo kurimbisha umwana we. Iyo yose ni imirimbo yo turimo tuvuga, iyo tujye tubonesha amaso yacu abana bacu barimbishijwe. Undi agafata imyenda indi yo twita deshire, ugasanga umwana yambaye umwenda hano hafi n'imyanya y'ibanga haracitse, ngo ni byitwa deshire, byo tusigaye tubona. Ugasanga se yambaye umwenda hakabaye hepfo hose haracikaguritse, cyangwa ishati nuko yaracikaguritse, cyangwa se ni ishati yego nziza ariko yikunjakunje nta mpamvu yo kwitera ipasi, niko twabihisemo. Usanga se umwana w'umuhungu arasutse, mbe iyo yose ni imirimbo turimbisha abana bacu. Nagira ngo rero tuganire tuvuge ngo eske imirimbo yose yo turimbisha abana bacu niko koko ibafitiye umumaro? Dufate duhere urugero kuri uwo mwana w'umubebe twafashe tugatoboza ugutwi, tugatobora yende butoboro nka 5 cyangwa 4, ngira ngo nibiza gushoboka ndibuze kugira ifoto yo mbashyiriraho mbibereke rwa ruhinja. Mu by'ukuri ndashaka kubaza, iyo mirimbo twabarimbishije niyo cyangwa ahubwo twamuhohoteye? Wa mwana w'umukobwa wo twafasha tugatwara muri salo bagakwega bagakurura imitsi karega, yende bishobora no kumuviramo gupfa, yende bishobora no kumuviramo ibindi bibazo sensiere, uko ni ukumurimbisha cyangwa no kumuhohotera? Nagira ngo rero tumenye dusobanukirwe ngo ibyo dukorera abana bacu hari aho twakwibeshya ko ari ibintu byiza tubakorera, nyamara mu bundi buryo ahubwo tubahohotera tutabizi ko turimo tubahohotera. Nagira ngo rero iki kintu tuze kugitindaho, tuze kuzakirebaho, tugitindeho nk'ababyeyi, twibaze ngo eske koko ibintu byo dukorera abana bacu byose turabarimbisha koko cyangwa ahubwo dushobora kuba harimo n'ihohoterwa?
dushobora guhohotera abana bacu nyamara tutazi ko turimo tubahohotera, twebwe muri twebwe twuzuyemo kurimbisha wa mwana ariko kumbe twamuhohoteye. Ndibaza niba wa mwana w'uruhinja atoboye agatobora niba ari rimwe cyangwa ari gatanu ko wa mubyeyi yahisemo, agatobora senda no kuzura uko yabihisemo, akaba yanamutobora no kujisha ibyo tujya tubona abantu bose batoboye, niko umubyeyi yahisemo kumurimbisha. Ariko reka nkubwire mubyeyi, urebe neza cyane, ubanze witegereze ibyo byuma byushyize ku mwana ahantu hose, mu by'ukuri urabona ari umurimbo cyangwa hashobora kuba harimo n'ihohotera. Ushobora kuba wabikoze cyangwa waranabikoze cyangwa wagambiraga kubikora wumva ari umurimbo. Ariko reka nkubwire, hari n'ukuri ibintu byo dukorera abana bacu tuzi ko tubarimbisha, tuzi ko tubagirira neza, ariko nureba neza mu nzira imwe cyangwa iyindi ushobora gusanga wa mwana umuhohotera. Niba mbese utoboye wa mwana gutyo yaba ishuri imwe gusa, wa mwana yakura wagasanga atarakeneye kuzatobora, agasanga atarakeneye gutobora, wa mwana akaba yakora ubushakashatsi akamenya ububi bwo gutobora, we mbese bikamubamo gutyo, akumva ibintu byo gutobora ari ikintu kibi cyane. Ese ugira ngo wa mwana ubwo ntibishobora kuzakubera inzigo? Wowe wabikoze umurimbisha, wumvaga nta kibi cy'urimukora, wumva gukeneye akana kawe ko karyoha karimbishijwe n'utwo turimbo twose twamushyizeho. Ariko nyamara wa mwana arakuze asanze we kuri we ntabwo yari kuzifuza ikintu gihindura umubiri we, ariko nyamara asanze warawuhinduye. Ese ni agatatuwaje ko wahisemo gushyira umwana wawe yeza ku ijosi, ku kuboko, ku maso se, aho ariho hose, nyamara wo mu mutima we aho agiye akura yumva yanga ibyo bintu za tatuwaje, akura yanga akariko kose kahindura umubiri we. Wa mwana wa wundi wari umurimbo uraje uhindutsemo inzigo, arakwanze niba uri papa, arakwanze niba uri mama, ababajwe cyane n'ikintu wamukoreye ku mubiri, kandi we mu by'ukuri we yumvaga muri we nta kintu ashaka kuzahindura, niko yakuze niko yabyumvise. Wa mwana mushobora kuzakuramo urwango rukomeye. Ikindi bishobora kuba ari ukumuhohotera mu gihe cyo wamutoboye utyo, akaba yaryama nk'uruhinja, bya byuma bikaba byamujomba, bikaba umwana yanarira, ukayoberwa n'ikimuriza ko ntari bushobore kuvuga ngo hano hari akuma kambabaza, noneho kumva ko we wamurimbishije, ariko mu by'ukuri bikaza gusanga ko we byamubangamiye, ntashoboye kuvuga icyo ari bukore nuko ari buriri. Ese koko imirimo yose yo turimbisha abana bacu niko ari ngombwa? Ikindi rero reka dufatire kuri uwo mwana, nawe nibiza gushoboka ndibuze kubereka ifoto yo nagiye mbona ahantu henshi bagiye bacicikanya bagaragaza umwana uramufashe umutwaye muri saro uramusukishije, Yesu uramurimbishije, ariko wabona umusuka afite gahunda muri we. Wa muntu umusuka ashobora kuba afite ibi byamuteye umujinya, ashobora kuba afite ibyamubabaje, ashobora kuba afite haraka cyangwa ibwira muri we buvuga ngo kagire vuba cyane nje gukorera n'andi mafaranga runaka, ashobora kuba muri we afite gusa kutabyitaho, ashobora no kuba muri we afite imbaraga zimubwira gusa ko akwiye gushyiramo agatege, agakanda wa mwana, akakanyaga wa mwana, akamubabaza umwana, bigashobora no kuba byamuviramo n'urupfu. Kubera iki? Imitsi ya wa mwana iroroshye, ubwonko bwa wa mwana buroroshye, ntabwo ari kimwe nanjye, ntabwo ameze nkawe, ntabwo akomeye nkawe. Niba rero ibyo tubakorera byose tuzi ko ari umurimbo, koko murabona koko ari umurimbo, wa mwana we ashoboye gukuramo ubumuga, wa mwana agakuramo guhora arira, wa mwana agakuramo guhora arwaye umutwe, wa mwana akaba yakuramo urupfu, wa mwana we akaba yahura n'ibibazo kubera ibyo bintu. Mu by'ukuri murabona ibyo tubarimbisha byose ari umurimbo. Ikindi hari njemba navuze numva tuziranye, numva munzi, abambonye ndi mushya kuri mwebwe, ndi umushumba, nitwa Pastor Jolly Umuganwa. Noneho rero ngiye kuvuga muri urwo rwego rw'umukozi w'Imana, kugira ngo mutamfata nabi mukavuga nuko ngo abakozi b'Imana ngo bamufite iyindi myumvire ngo mwamwumva oya. Ariko reka nkubaze, ese wambitse umwana wawe ukamuha umwenda,
utagaragaza ingingo ze, cyane cyane dukurikije umuco wacu wa Kinyarwanda. Kera byabagaho nyine utwana tugahora twiyambariye ubusa, yewe n'abagore n'abagabo nuko, ariko noneho igihe cyo turimo ni igihe cyo kwambara tukikwiza. Ese bintwaye iki jewe kuba nakwambika umwana wanjye akikwiza, nkamwambika umwenda umuhishe ubwambure, uhishe niba ari igituza, niba ari indani, ibice byose byo tuzi bikwiye kuba ari ibanga byihishe. Byatwara iki mbimwambitse akabikurana, yazakura yenda akanifuza kwambara ibyo bigiri ingingo ze byerekana, aho ngaho urumva ko aba yakuze, yaba yo kwifatira umwanzuro nta kibazo. Ariko bitwaye iki babyeyi twambitse abana bacu, twabambika imyenda ibambitse, hanyuma wa mwana mu by'ukuri uwo ntabwo waba ari umurimbo, urumva bwaba ari ubuturage. Tubyita ubuturage ko ntabwo ari ubuturage, tubyita ubujiji ariko ntabwo ari ubujiji. Ikindi, niba ari umwana w'umukobwa ufite imisatsi ukabona akiri mutoya, ubwonko bwe butarabwo guhangana na biriya byuma byo muri salo badefiriza bashyiramo, reba nk'iriya miti yo bakoresha badefiriza. Kudefiriza niba bakuru tubyumva, hari ubwo tunashya. Iriya miti ifite imbaraga, sinibaza ko ubwonko bw'umwana, imitsi y'umwana ifite imbaraga ya diringa na biriya bintu n'iriya miti. Ese bya byuma byo bashyiramo barambura umusatsi kwa kundi uko bakwega, mu by'ukuri mugira ngo ni ibintu byoroshye? Je mfite abana bafite imisatsi, ariko aba bana ikintu cyo nabakoreye kuva mu bwana, narayikarabyaga jye ubwanjye, nkagaruka nkayumisha, nkagaruka nkayisokoza buke buke, nkagaruka nkayisuka. Bafite imisatsi miremire, ababazi barabazi. Ubu ngubu ngira ngo aho bagiriye nk'imyaka 5, ndumva mu myaka 5 aribwo natangiye kubatwara muri salo bakabafuramo, kuko nabonaga imisatsi imaze kumbana miremire, imaze kumbana myinshi, ntayisokoza nyikeshe, cyangwa se yenda afite n'izindi nshingano zitari bunyemereye kubona uwo mwanya, cyangwa se muri cyagiye bakiri abana b'umwaka 1, 2, 3, ntabwo ngeze mbatwara muri salo. Navugaga ibyo ari byo byose ntabwo arakomera, no kuri 5 nibaza ko abatarakomera. Nabyo bisaba ngo icyo bari umukorere kirenze ntabwo gikwiye kurenga gusesha kumutsa umusatsi w'umwana. Ariko ibintu byo kubadefiriza kifite umwaka 1, 2, 3, ngo nuko umwana afite umusatsi ukomeye ngo kandi wowe ushaka woroshye ubone uko usokoza, n'ukuri pe n'umurimbo turabarimbisha. Ariko nagira ngo tujye inama ngo mu byo tubakorera byose tube maso, hataza kuba harimo ibyo tubakorera ari ihohotera, nyamara twe kuri twebwe tuzi ko ari umurimbo turimbisha abana bacu. Nk'umushumba rero nanone najyaga inama, ni ukuri niba ari umwana w'umuhungu ntiyari umwana w'umukobwa, imirimbo yose yo tubakorera reka tuzirikane agaciro ka wa muntu, tuzirikane icyo wa mwana avuze. Nubwo ari umwana ariko afite agaciro ke, ariko afite uburenganzira bwe. Ntabwo dukwiye rero kujya hirya y'uburenganzira bwe, kubera ko turi ababyeyi tubafatira umwanzuro, kubera ko bakiri abana. Ni ukuri reka mbasabe tubambike imyenda ibakwiriye, tubambike ibintu bibahesheje agaciro kabo, tubakorere byose byo tubakorera, ariko tubanje no kongera gutekereza, twibaze ngo ese icyo ngiye kumukorera nta hohotera ririmo, koko ni umurimbo ngiye gukorera umwana wanjye, se nta ngaruka biri bugire kuri uyu mwana wanjye? Nibaza ko byose tubitekereje byatuma wa murimbo turimbisha abana bacu aribwo waba umurimbo kandi nyamurimbo kandi ufitiye umumaro wa mwana. Rero hari ibyo dukora twe tukaba tuzi ko tubikora n'abana bato nta kibazo, hanyuma bazakura bikabagiraho ingaruka. Hari ibyo bakubonye ukora, hari n'ibyo bakubonye ubakorera, wa mwana akabikurana akumva ko ariko byagomba kugenda. Yarangiza noneho mu bukuru ahubwo akayibyaza umusaruro, noneho wowe nawe mubyeyi bikakugiraho ingaruka. Mbese ugasigara uvuga rya jambo ryo njya nkunda kubabwira ngo twirinde ntituzagera igihe cyo tuvuga ngo had I known. Tujye twirinda cyane mu buzima icyatuma ugira ijambo riza muri wowe ngo iyo mbimenya. Iyo mbimenya ni ijambo ribi, ni ijambo riza umaze gupfusha umwana kubera ya misatsi bakuruye, ni ijambo riza umwana wawe umaze gutakaza ubwenge kubera ya misatsi bakuruye, ni ijambo riza araho wa mwana yamaze kugira igikomere cyangwa se ku mutima cyangwa no ku mubiri, ni ijambo riza nyuma y'uko umutima wawe ubabaye ushengutse.
ridakwiye gukomoka ku byo wakoze wowe wari uzi kugira neza naho umwana wawe waramuhohoteye. Ubwo rero n'umurimbo uyu munsi nagira ngo tuvugeho. Ndibaza yuko mvuze byinshi bishobora kuba nabikomatanije. Umukozi w'Imana ndasoza mbabwira ngo ni ukuri twirimbisha, ariko nanone tuzirikane umuco wa Gikristo wo kuba wa mwana afite ingeso nziza akwiye kugira mu byo wowe akubonaho n'ibyo ubwe umukorera. Aho ni mu Gikristo. Mu Kinyarwanda naho ni ukuri dukorera abana bacu ibyo tubona yuko bitari hanze y'umuco wacu. Hari uburyo twafashe umuco w'ahandi turawimika aba ari wo duha agaciro. Twumva ko ibyo bariya bakora ari byo bifite agaciro cyane kurenza ibyacu, aba ari byo twimika. Twabiha agaciro, twagira gute, ariko tuzirikane umuco wacu. Mu byo twakorera rero abana bacu, tuzirikane ibyo tubakorera, tubanze turebe ngo eske biri muri wa muco wacu. Icya gatatu, byo dukorera abana bacu nk'umurimbo tubarimbishe, ariko twaje kubyibazaho neza. Twibaze ngo eske ibyo duhugiye gukorera uyu mwana, ibyo ngiye kumukorera, mu by'ukuri nta hohotera ririmo? Sinshobora kuba nahohotera umwana wanjye ntanabizi ko ndimo muhohotera. Numara kubitekereza utyo, bizaguha umwanzuro ushobora gutuma ukorera umwana wawe igikwiye, kizamuhesha agaciro ke nk'umuntu, kizamuhesha agaciro ke nk'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi, kandi kizamuhesha agaciro kuri wowe nk'umubyeyi we. Akajya yicara avuga ati umubyeyi wanjye yampaye indangagaciro, yampaye, yanyigishije kirazira, yanyigishije, yampaye byose biranga umuntu uko akwiye kwifata. Hahandi h'umwana atazaba regreta, nawe hahandi utazaburegreta. Uramenye mubyeyi utazakora ibintu ejo umwana wawe akababazwa akagira intimba kubera bya byobo wamuteye ku mubiri kandi watari ko yabyifuzaga. Uramenye ejo utazagirana inzigo n'umwana wawe kubera cya kintu tatuwaje wamushyize ku mubiri atifuzaga, bikazatuma mukura mufitanye inzigo. Ushobora kumukorera byose byiza byinshi bitandukanye, ariko ejo mukazagirana ikibazo kubera icyo wakoze ku mubiri we, uwo akazakura yisanga ntacyo yifuza ku mubiri we. Imana rero ibaha umugisha. Niba mwumvise message mbahaye, abo byaragezeho basabiye kwihangana, uko nanone byinshi dukora suko twanga abana bacu, ahubwo no kubera urukundo tubakunda, ariko wenda ntitube twashyiraho umwanya wo kuba twatekereza ibyo tugiye kubakorera. Ndaguha pole kandi ngusaba ngo niba hari aho byaba byaraguteranije n'umwana wawe, ntiwihagarareho ngo wikomereho ngo ujye kumubwira ngo njye niko nabyuvaga. Oya, musaba imbabazi, umubwire uti mwana wanjye ngusabye imbabazi. Nari nzi ko nkurimbisha, nari nzi ko nkugira mwiza, ariko sinari nzi ko bino bintu bizatera ikibazo. None umutima wawe kuva narawubabaje, njye nari nzi ko ngambiriye kunezeza. Ndagusaba imbabazi mwana wanjye. Biragoye, namaze kubona ikintu gigoye, amagambo abiri aragoye kandi ariyo magambo magufi, nanone ari amagambo magufi. I am sorry n'ijambo thank you ni amagambo agoranye cyane ku bantu bananiwe muri iyi minsi, byarananiranye, byaragoranye, ariko ni amagambo agarura amahoro, ni amagambo agarura urukundo muri mwe, ni amagambo agarura icyo wari watakaje muri gihe kikongera kikagaruka kikicaramo, kikongera kikabona intebe. Imana igushoboze ubwira umwana wawe ngo I'm sorry, kugira ngo umutima wongere kugarukire. Imana ishoboze wa mwana kugira ngo yakirire ubwo busabe bwawe, nakubabarire, rwa rukundo rukomeze rusabagire muri mwebwe, amahoro yongere aganze muri mwebwe. Kuri mwe mwagambira kubikora, please think twice before you act. Gira uko utekereza kabiri mbere y'uko ugira icyo gikorwa cy'ukora wari uzi kurimbisha umwana, yenda nyuma kikazamuviramo izindi ngaruka. Imana rero ibaha umugisha. Murakoze kuba mwakurikiye. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bizabagereho. Mwibuke gukora share, mu bisangiza undi muntu yenda bishobora nawe kugira umumaro, wari kuzahura nako kaga cyangwa amaze kukageramo amenye uko yabyifatamo n'ubwo yabigezemo se. Mwibuke gukora like. Iyo mukoze like bitwongerera imbaraga no kumva yuko dufite impamvu yo gukomeza muri ibi biganiro. Kandi iyo mukoze comments zanyu ziradufasha, tugahita tumenya what next, tugahita tumenya aho duhagaze uyu munsi, tugahita tumenya aho tutabyitwayemo neza, tugahita tumenya. Imana rero ibaha umugisha. Mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu. Reka dushime iyo Mana kandi tunayisabe kugira ngo iduhe ubwo bwenge bwo kumenya umurimbo nyawo dukwiriye uzatuma nta ngaruka tugira nyuma. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro.
wakoze kubana natwe utangira, wakoze kubana natwe hagati, wakoze gusozanyije natwe umurimbo mwami w'abami uyu munsi watwigishije. Mwami umurimbo ni ukuri, nagira ngo sabe kugira ngo ube umurimbo uhera mu mitima yacu, umurimbo mu mitima yacu uzadushoboza kugira ngo nicyo tuzakorera umwana wacu azaba ari umurimbo nyakuri, aba ari umurimbo umuhesha agaciro, aba ari umurimbo nawe ubwawe Mana uguhesha icyubahiro. Mwami ndakwinjize kugira ngo urimbishe imitima yacu mbere na mbere, ibitekerezo byacu, imigambi yacu, imirebere yacu, imyumvire yacu, imitima yacu Mwami aba ari ubanza kutufasha kugira ngo ibe ariyo irimbishwa iya mbere. Mwami twamaze gusobanukirwa ko umutima wuzuye urukundo, wuzuye neza, wuzuye umurimbo ugukomokaho, nibwo byoroshye cyane kugira ngo umanuke ugere no kuba tugose bose. Igihe cyose cyo tuzaba dufitemo imirimbo nk'uko twe tuyumva, niho tuzasoza turi muri Hadayinon, niho tuzasoza tugirana ibibazo n'abana bacu, niho tuzasoza bigira ingaruka ku bana bacu. Twebwe twatuzi yuko nk'ababyeyi tubakorera ibyiza. Ndagusabye Mana ishobora byose kugira ngo usange buri mubyeyi, wongere data kudusubira, wongere kudushoboza, wongere kudukangurira kumenya uko dukwiye kurimbisha abana bacu. Mwami nagusabye nkwinginga kugira ngo buri mubyeyi Mwami wowe wagiriye ubuntu akabona umwana, umuhe uburyo ndetse umuhe ubushobozi ndetse umuhe kongera gusobanukirwa cyane ibyo tubakorera kugira ngo bize bigire bihuze n'ubushake bwawe, bize bihuze n'ibyo wishimira, bize bihuze n'icyo wagambiriye kuri wa mwana. Mwami ndakwinjize kugira ngo udushoboze ibyo dukorera abana bacu, ntibizasoze biba inzigo, ntibizasoze biba kwicuza, ari wa mwana akicuza impamvu ari wamubyaye, ari wa mubyeyi wamubyaye, ari wa mubyeyi akicuza impamvu yakoreye ibyo bintu umwana, yenda byaranamuhendaga, yenda byaramufataga n'umwanya, yenda duhe ubwenge bwo kugira ngo tugire uko turimbisha abana bacu, biguhesha icyubahiro, natwe ubwacu nk'ababyeyi biduhesha ishema, kandi abana bibabera inyigisho ndetse binabafashe kugira ngo Mwami w'abami amahoro akomeze kuganza hagati y'umwana n'umubyeyi, urukundo rukomeze gusabagira imitima yabo bombi. Nuko rero Mwami uwo byashobotse, uwo byabayeho, ndakwinjize kugira ngo umushoboze Mwami, umushoboze cyane, umucishe bugufi kugira ngo yaba ari umupapa cyangwa umumama asabe wa mwana imbabazi, kandi umwana nawe Mwami umuhe umutima uciye bugufi, yakire bwa busabe bw'umubyeyi kugira ngo bongere basabagire, bongere basabane, bongere banezerwane, amahoro yongere kuganza imitima yabo, ndetse urukundo rwawe rwongere Mwami kubasaba no kubaganza. Ushimwe uhimbazwe ukoze ibirenze ibyo natuye, kandi uri Imana yacu iduhera ubuntu. Kubw'ineza n'ubuntu bwawe Mwami, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe bikomeze kuganza imitima yacu ndetse no mu bana bacu, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.